Abantu benshi bakuze nka producer Prince Keys, ubundi iryo ryaje gute? Keys ni ryavuye muri high school, nigaga high school, then nibwo nakoreshaga keys kubera ko nacuranga piano, then nibwo nasohotse hanze ngiye muri studio. So nza kwiyumvira ndavuga subaye nta keepinga keys ariko nkayihindura ukuntu yandikwa. Yari keys ya keyboard, just keyboard, then mpindura nkoresha keys yacu nyine y'ukuntu bivuga keys, just keys, biri vibe nyine tu. Ngiye kubundi amazina yose ninde? Amazina yose ababyeyi banyise nitwa Irasubiza Hans Moise. Wisobanura gute? Nisobanura gute njyewe? Ndinde. Irasubiza ninde? Irasubiza numvuge se ubuzima bwanjye. Irasubiza n'umuntu uri cool, umuntu ufite, umuntu ukunda kubona abantu bishimye, ukunda vibe kabisa. Yego. Hari ikibazo Kabera yakubajije cy'uburyo usobanura iterambere ry'umuziki wawe, ry'umwuga wawe ku gutunganya umuziki. Harabire bakabona yuko byihuse cyane. Wende kubibona bitewe wende n'uburyo wakoranye n'abahanzi bakomeye kandi mu gihe kitari kinini cyane umaze mu muziki. Je ntago ariko mbibona kubera ko urumva process y'umuziki ni uko abantu babibona. Iyo ubaye exposed abantu babona wihuse, ariko ntago babazi journey yose yo gutangira, ujya kwiga imiziki, ujya gukora ibiki, uza muri industry, texting abahanzi, bamwe bagusubiza abandi bakwanga. Urumva bari journey ndende nyine ikomeye, kuko uvuze ngo yarihuse waba ugendeye nyine wenda kuri facts tubona hanze, ariko ugendeye kuri the details nyine ngiye nagwa ku giti cyanjye nyine harimo akagendo nyine gafatika kabisa, harimo haso no kwitanga cyane. Icyo gukorana n'abo bahanzi bakomeye aba Bruce Melody mu ndirimbo Honey She's Around, ubwo ari kumwe na Shaggy, uherutse no gukora indirimbo ya Deben Plenty. Aba bahanzi bakomeye gukorana nabo ubwabo bikubakamo ikihe cyizere? Actually, it's ni respect cyane ni n'iterambere ku bikorwa byanjye cyane, kuko aba ari abahanzi nakuze mfana, ari Bruce, The Ben, ari even na Bulldog. Ejo twakoranye indirimbo yitwa Puta, ngira ngo ni mu ndirimbo ze nziza yakoze kabisa muri career ye. Urumva ni ibintu nyine ngiye mfata nka blessings, ariko nanone bijyana na hard work. Iyo ukora ukagerageza ku approachinga n'abantu, ukagira discipline, I know ko bizakunda. Yego, nkomeje ku ndirimbo ya Deben Plenty, mwahuje mute kugira ngo muyikorane n'umusaruro wenda ubona bimaze gutanga biturutse ku mikoranire nk'iyi n'abahanzi? Ben twahuje avuye muri Amerika, nyuma aje gukora ubukwe. Actually nibwo twahuje, nari nyikora kuri Country Records. Then nubwo yari muri studio yanjye, actually afite indi studio ari gukoreramo kuri Country, habaga ama studio menshi. Then ninjira ntazi ko arimo, ninjiye mbona arimo, ngiye kurebamo akantu mbona arimo muri iyo studio, hari muri iyo beat actually. Then Ben ahita ansuhuza, turaciringa, arambwira ati my guy, nemera ibikorwa byawe, ndamubwira ati I am big fan, then can you do something like that? Uko nguko nyine abarambwira ati naza kabisa tugakora ikintu. Undi munsi turapanga gahunda, turahura, dutangira beats, ndamwumvisha, dukora indirimbo. Ndimva muri Country tutayirangije, twatangiye like beats n'ibintu biri aho bimeze nk'ibishinwa. Then nyuma nza naratangiye Hybrid, nibwo yaje kujoininga back, then turayirecordinga, turayisoza tu. Gukora indirimbo z'abahanzi bakomeye twavuze bituma ugira irihe shyaka ryo kunoza ibyo ukora? Ishyaka riba ari ryose, kuko urumva iyo ari indirimbo y'umuhanzi mukuru, n'abatonda bakorera bose dukorana neza, ariko umuhanzi mukuru nyine biba byahinduye isura. Aba ari umuhanzi uri international, indirimbo buri bukore ubizi ko iragera muri Tanzania, iragera muri Kenya, Uganda, everywhere. Ugomba kuba serious, then ukagivinga na your best of you niyo utanga kabisa. I think nagerageje nyine gutanga ibyo nshoboye byose kabisa, kuko narizi ko ari indirimbo izaba indirimbo ikomeye, izaba na hit cyane. Uretse kwandika, gutunganya imiziki y'aba bahanzi, izindi mpano nka producer Prince Keys ifite muri izihe zijyanye n'umuziki? Ni nyinshi, ntabwo abanyarwanda barazimenya, ariko ni impano nyinshi cyane mfite mu bintu bijyanye n'imiziki. Nyine ni impano nyinshi cyane, gusa harimo kwandika indirimbo, nanditse indirimbo nyinshi. Izihe?
hafi ya zose ahubwo zagiye zisohokera iwanjye nyinshi ibyo wazanditse then abahanzi bakaza nkabumvisha bakayikunda tukavugana bakayitwara. Uzi no kuririmba? Uretse gutunganya imiziki no kuririmba. Urumva byanze bikunze ntago wa producer uproducing umuhanzi umwandikira indirimbo utayiririmbye urayiririmba then akaza akayigira. I try nyine kera nigeze kujya ndirimbaho nkiri kuri music school ariko ntago ngubu biri professional nyine ari ibintu nkora biri professional ninjya kubikora biri professional ntabwo nzahita mbitangaza. Urabiteganya? Ndabiteganya. Kuririmba ni ibintu utakwepa iyo bikurimo. Twabonye nka producer Element na ubu ngubu yaragiye mu bintu byo kuririmba no producing byose bikora. Nawe urabiteganya muri ubu? Nago navuga ko mbiteganya already ariko ni ibintu utakwepa iyo bikurimo n'ubundi biba bikiri matter of time anytime undi wazarangira wabigezemo wabyisanzemo. Minsi ishize wafunguye studio yawe bwite icyemezo cyo kwikorera cyaje gute? Icyemezo cyo kwikorera byari dreams zanjye tu n'ubundi njya gutangira na career numvaga nshaka kwikorera ariko hari umuproducer friend of mine bita First Music one of my masters ari mu bantu bagiye banyereka ibintu byinshi so yari afite agastudio ke kameze neza kari clean ke ku giti cye kabisa nkabona ukuntu aba yicaye nta stress afite ibintu byabikora neza so mba inspired since day one ari inspired yo kuzakora studio yanjye then nibwo nyuma naje kujya muri country records hose byabaga ari urugendo so sinyansaninga contract ya 1 year then umwaka umurangiye mbwira my boss no pushanda mbwira so I have to work on my own. Byari byiza gukorana mu rugendo ndasezera then njya gutangira studio yanjye so nari ibintu nari narapanze narabaye inspired nyine kuri uwo mucuti wanjye ariko byari ibintu nyine biri muri dreams zanjye gukora studio gukora record label everything yaman. Ubu ukorana n'abahanzi bangahe? Mfite umuhanzi umwe ukorana nitwa Lena abandi nta bandi bahanzi ndasayininga ariko biracyari muri plan uko tuzajya tugenda Imana izagenda ibiha umugisha tuzagenda dushiramo n'abandi bahanzi. Yego ni ubwo uwo niwe wenyine mufitanye imikoranire? Niwe dufitanye contract already yarasayininze 5 years. Bamwitegeho iki? Akazi yaranatangiye ngira ngo ejo bundi yaririzinze indirimbo bita Nditinya iri mu mahit kabisa dufite hano i Kigali so I think ni akazi nibwo kagitangira. Nk'abatunganya imiziki Prince Keys ni izihe ngorane muhura nazo iyo mukorana n'abahanzi? Ingorane za mbere ni ingorane ya mbere umuproducer ahura nayo niyo kutagirirwa icyizere tu kuba umuntu atarizera ko ibyo bintu bishoboye. Nkeka ko wenda nk'iyo ngiye nayirenze already iyo ntago nyihura nayo na face nka mu myaka 2 ishize ariko ubu ngubu ingorane ya mbere bihari niyo gufitinga market turiho kuvuga ati ikintu nakoreye Chris Easy ntago ari cyo ndibukoreye Kenso icyo nakoreye Kenso ntago ari cyo ndibukoreye Dani ugahaza market nyine yose ukavuze ngo abahanzi bose ari The Ben ari Bruce ari Bwiza ari Insano bose ngomba kubakorera hit song kandi bikabalance. Bose mufitanye imikoranire? Bose turakorana bose twarakoranye kabisa. Yego nk'aba producer hagiye havugwa ikintu cyo gushishura nk'injyana nk'ibyo ngibyo. Ubu ngubu tuvuge ko bihagaze gute mu producer nicyo mukora kugira ngo mwumvishe abahanzi ko ibyo bintu atari actually nowadays aba producer barabimenye bari kuba creative cyane. Umva gushishura byatangiye kera no kubwa King James kubwabande kubwabazuzo nabo barigiye bumvaga bafite izo case zo gushishura ngo indirimbo yayikuye muri Uganda yayikuye hehe ariko nyine urumva industry yacu demo ibikoresho bigenda biza demo music igenda itera imbere abantu bagenda baba creative akavuga ati so I have to create something ikintu cyanjye kimvuye mu mutwe nyine tu urumva ntago ari case tugifesinga cyane biba rimwe na rimwe nyine just randomly nyine ukabona umuntu aravuze ngo yashishuye so ariko ntago ari ibintu bikiri ireme cyane ku buryo tugishishura cyane ni ibintu nyine byacitse tu. Urateganya gukorana n'abandi bahanzi bo hanze? Sure twaratangiye dufite abahanzi benshi twakoranye. Abahe? Abahanzi harimo Bensol turi gukorana project harimo Reggie wo muri Uganda harimo Revixon wo muri Uganda dufitanye project
ntago Tanzania niyo ntaramenya ibyayo fresh so ntago ndatangira kubona request zabo ariko so soon bitewe n'indirimbo I know ko bazatangira gukora ama request. Jambo rimwe gusa gira icyo ubwira abakunzi banjye nababwira ndabakunda cyane mukomeze mukurikirane ibikorwa byacu follow us kuri social media zacu zose ndabakunda cyane. Urakoze cyane Professor Prince Kiss. Thank you too.